kuwa kane ukwezi kwa kabiri itariki ya 5 uyu ni umunsi wa 36 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: ngufiteho umugambi muremure cyane, yewe no muri wowe nzahavanamwe abakomeye. Amena. Yesaya igice cya 11 ku murongo wacyo wa mbere. Mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryere imbuto. Amen. Muri Yesayi ninde? Yesayi niwe se wa Dawudi. Ngo muri we, mu gitsina cye, mu rukiryi rwe, mu bazamukomokaho, mu buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi, ngo hazakomokamo agashami. Ako gashami ninde? Gashami niwe Yesu. Ngo mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Iryo shami ninde? Ni Yesu. Izo mbuto ninde? Ni abakristo. Ngo mu gitsina cya Yesayi hazakomokamo agashami, ariko Yesu. Mu mizi ye hazumbura mu ishami, ariwe Yesu, ryera imbuto. Imbuto nababaye bose abakristo bari kuri Yesu Kristo. Ngo nawe rero, ngo ngufiteho umugambi muremure cyane, ngo yewe no muri wewe nzavanamwe abakomeye. Muri Yesayi havuyemo abakomeye, niko nawe Imana igiye kubikorera. Amen.